Nkuko muri kubibona kuri screen muri iyo baruwa dufitiye kopi ni ibaruwa yanditswe na Fata ku mavuta ariko ikaba yanditswe ku itariki ntekereza ko ashobora kuba yibeshye 25 Ugushyingo 2024 itariki ntekereza ko itaragera ariyo mpamvu ndi kuvuga ko yibeshye. Fata ku mavuta akaba yanditse ibaruwa ari muri gereza ya Mageragere from Fata ku mavuta ingagi nkuru mu murwa. Ibaruwa yanditswe n'uyu muvandimwe nyuma y'igihe akatiwe iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo, ariko kandi nkuko mwagiye mubibona mu bitangazamakuru ku munsi w'ejo, Fata ku mavuta akaba ari bwo yaburanye ku kijyanye n'ubujurire aho yari yajuriye asaba ko yakurikiranwa adafunze. So rero akaba yarajuririye rero icyo ngicyo, hakaba hategerejwe umwanzuro. So rero mbere y'uko mbere y'uko usomwa, Fata ku mavuta yanditse ibaruwa rwose yuzuye ikiniga, irimo amagambo akomeye avuga rwose no ku buzima bwo muri gereza, ariko anagaragaza ko rwose discipline ari ikintu gikomeye cyane, ubundi akanaba yizeza abantu be ko byanga bikunda igisigaye ari ukuba yataha. So rero akaba afite icyizere nk'undi muntu wese. Rero iyi baruwa tugiye kunyuramo Fata ku mavuta yanditse, akaba ayanditse nyuma nyine y'igihe kitari munsi y'ukwezi afunzwe, kuko ndibuka ko yafashwe cyangwa se yatawe muri yombi ku itariki 18 z'ukwa 10. Bityo rero murumva ko ukwezi kumaze kwirenga, ariko muri gereza ya Mageragereho ukwezi ntikuruzura. Ntekereza ko ubujurire yajuririye bw'iminsi 30 n'ubundi ntiragera, ariko umwanzuro w'urukiko wo nturasomwa. Fata ku mavuta rero akaba yanditse yandika ibaruwa rwose aranayisinya mu mazina ya Tisengabo Fata ku mavuta. Iyi baruwa rero Fata ku mavuta yanditse akaba ari ibaruwa yandikiye ikipe ya Gorilla FC, ikipe n'ubundi asanzwe abereye umuvugizi nk'uko yabivuze muri iyi baruwa. Akaba yandikiye rero iyi kipe ayibwira ati hello Gorilla family, nejejwe no kubandikira iyi baruwa, mboneraho no kubamenyesha ko meze neza. Akabuza agaragaza ko ameze neza, ati ndanezerewe cyane kubona Gorilla ku mwanya iriho muri shampiyona n'ibitego tumaze gutsinda. Fata ku mavuta agakomeza agira ati hano muri gereza nahasanze abakunzi benshi ba Gorilla, ari nayo mpamvu nk'umuvugizi ari iby'agaciro kubona ku cyumweru mutsinda Rayon Sport nk'uko bisanzwe. Ati gutsinda Rayon Sport izaba ari impano ikomeye mu mpaye hano mu buroko. Hari amagambo make adasomeka, ariko ati ndashimira ubuyobozi bwa ekipe, abatoza ndetse n'abakinnyi muri rusange, morale na discipline ni byose, igisigaye ni ugutaha. Ndabakumbuye mwese kandi ndabakunda. Yo spokesman Sengabo Fata ku mavuta asinyira amenyesha perezida, sekreteri, staff, abakinnyi, abafana ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Fata ku mavuta rero kugeza kuri iyi saha nk'uko mwabikurikiye mu itangazamakuru n'ahandi yagiye atandukanye, nk'uko byagiye bivugwa mu rukiko, akurikiranyweho ibyaha bitandukanye, harimo icyo gukangisha, gusebanya, kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, hakabamo icyaha cy'ivangura n'ibindi. Ibi byose muribuka ko yagiye byireguraho mu buryo butandukanye, agaragaza ko ari ibintu bimwe na bimwe, akanavuga ko yaba yarabipangiwe, ariko icya mbere mu rukiko biba ari ibimenyetso. Ni ibyaha rero bikekwa ko yaba yarakoze mu bihe bitandukanye yifashishije umuyoboro wa YouTube cyangwa imbuga nkoranyambaga ze n'ubundi zindi zitandukanye mu bihe binyuranye. So ubushinjacyaha bukaba bwari bwamusabiye iminsi 30 y'agateganyo, bugaragaza ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho,
kandi ko iperereza rikomeje. Icyo gihe rero urukiko rwari rwavuze ko nyuma yo gusuzuma ibi byose byo kuba Fatakumavuta yakurikiranwa ari hanze cyangwa se afunze, rwashingiye cyane ku kuba ngo mu magambo ye bwite yarivugiye ko atazongera kwitaba RIB. Ibi ngibi rero bikaba bishimangira ko ngo ibyo yakoraga byose yabaga azi ko ari ibyaha. Icyo gihe urukiko kandi rwagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha, rutegeka ko akurikiranwaho afunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Mu minsi 5 rero yemerewe kujurira, Fatakumavuta yarajuriye, ajurira iki cyemezo. So rero igisigaye ni ukumenya niba azarekurwa cyangwa urukiko rwisumbuye ruzagumishaho iminsi 30 y'agateganyo mu bigaragara nk'uko yamaze kuyikatirwa. So rero ndumva ari ibyo nababwira, mbibutsa gatoya kuri iyi baruwa ya Fatakumavuta. Ni ibaruwa yandikiye ikipe ya Gorilla FC nk'ikipe yarabereye umuvugizi, ngira ngo mwagiye mumubona mu bihe bitandukanye agaragaza ko rwose aba hafi y'iyi kipe. Ibaruwa rero twagarukagaho ya Fatakumavuta ni ibaruwa nayo itari kuvugwaho rumwe, niko nabivugaho gatoya, ariko ko ntekereza ko ari uko habayeho nko kwibeshya ku kijyanye n'amatariki, kuko Fatakumavuta muri no baruwa yari yagaragaje ko yanditse ku itariki 25 z'ukwa 11, ariko abenshi bakagaragaza ko iyo tariki itaragera. Ngira ngo murabizi ko itaragera, kandi koko sinzi, bishoboka ko ari bwo yatekerezaga ko yajya hanze, se simbizi, ariko icyo yaragambiriye kijyanye n'umukino wa Rayon Sport ndetse na Gorilla cyo ntekereza ko n'ubundi ari nyirizina, ahubwo wenda ashobora kuba yibeshye ku matariki yashakaga kugaragaza. Abantu batandukanye, abanyamakuru ba siporo batangiye kugenda banyura kuri iyi baruwa, nabo bagenda bayipostinga bagaragaza ko bakengurukiye Fatakumavuta, nk'uwitwa Bwana Rigani Rugaju ati a letter from our brother Fatakumavuta, ati Imana ikorohereze muvandimwe. Abenshi ariko ukabona ko abantu bakunda kureba ikosa, na hano urabona ko abenshi bari kugenda bagaruka ko ibaruwa yanditswe ku itariki itari, ariko hari n'abari guhumuriza Fata bavuga ati humura bizakemuka, ati Imana imworohereze, abandi bagashyiraho za emoji nyinshi cyane, n'ibindi bigenda bigaragaza ko nabo bamufitiye izo mpuhwe. Ariko itariki yo ntivugwaho rumwe, sinzi Fatakumavuta icyabimuteye. Ati hari nk'uyu wanditse ngo ari kwibaza ku matariki muri prison, nta kalendari buriya rero yitiranyije iminsi 3 nubwo. Okay, ati kubera ibaruwa yanditse igasohoka itanyujijwe ku buyobozi bw'igororero, Fatakumavuta ashobora kurushaho kwishyira mu kaga. Igikorwa nk'icyo gifatwa nka indiscipline. Iki nacyo ntabwo twari tukizi. Ni umuntu watanze iki gitekerezo witwa Nsanzi. Ubwo nabyo ni ibindi bindi ubwo byaba bijemo, ariko Fatakumavuta we yandikiye ikipe agaragaza ko nk'umuvugizi rwose yasanze abakunzi b'ikipe ya Gorilla ari benshi mu igororero rya Mageragere, anagaragaza ko yifuza ko bamuha impano yo gutsinda Rayon Sport. Ntekereza ko inzira ibaruwa yabanyuzemo ibaye itemewe nicyo cyaba ari ikibazo, ariko ibyo yavugaga byo ni byiza, kandi muri siporo esprit ibikenewe. Fatakumavuta ngira ngo muramumenyereye cyane rero kubi ibyo ngibi bijyanye no ku muvugizi wa Gorilla, ko nawe anyuzamo akavuga ati ni ingagi nkuru, yaba mu busesenguzi no mu bindi byose yagendaga agaragaza ko ngo ari ingagi. Nguwo Fatakumavuta. So rero reka dutegereze turebe icyo urukiko ruzanzura, dutegereze ngo ese Fatakumavuta azarekurwa, ese Fatakumavuta azakomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ategereje kuburana mu mizi kuri ibi byaha bitandukanye yaregewe n'ubushinjarezwe cyangwa se akurikiranyweho. Reka ibindi tubiharire inkiko zikora akazi kazo.